Murakaza neza nshuti zacu dukunda, ni iby'agaciro kenshi kuba turi kumwe muri ya gahunda yacu ikundwa cyane intsinzi mu buzima. Ikiganiro kigamije gufasha buri wese kugira ubuzima buzira umuze, buzira umunaniro kandi bushimishije, bugezweho nanjye Salama Niyonsenga. Nk'uko mubimenyereye, hano tuvuga ku buzima bw'umubiri, ubw'umutima ndetse n'ubw'umwuka kugira ngo buri wese abeho ubuzima bufite intego bushimishije kandi butanga icyizere. Uyu munsi rero turaganira ku ngingo ifite akamaro gakomeye ku buzima bwa buri wese igira iti ibiribwa byongera ibitotsi. Kuki kuryama neza ari ingenzi? Bavandimwe, buri wese akenera ibitotsi bihagije kugira ngo umubiri we ukore neza. Gusa benshi muri iki gihe babangamiwe n'ibibazo byo kudasinzira neza, kubura ibitotsi cyangwa kuryama nabi. Ibi bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye nka stress y'akazi kenshi, gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nijoro, kurya nabi cyangwa kutita ku gihe cyawe cyo kuruhuka. Ariko hari n'abandi batabona neza ko ibiribwa dufata bishobora kugira uruhare runini mu buryo turara cyangwa mu buryo turyama. Kandi koko hari ibiribwa bigira ubushobozi bwo gutuma umubiri utekana, ugahumeka neza, ugasinzira neza kandi wibohoye ku munaniro. Ubuzima ni ibitotsi. Kuryama ni kimwe mu bintu bitatu by'ingenzi mu buzima bw'umuntu: ibiribwa byo kurya, amazi yo kunywa, ibitotsi byo kuruhuka. Umuntu udasinzira neza ashobora kugira ingaruka zikomeye nko kurwara umutwe, kugira stress zihoraho, kudafata ibyemezo neza, kurwara indwara y'umutima, kubura imbaraga n'umwete, guhungabana mu bitekerezo byawe. Niyo mpamvu kuryama neza ari ingenzi cyane, ariko kugira ngo ubigereho ni ngombwa kumenya ibyo urya bigufasha gusinzira neza. Hano turasanga ibiribwa nk'imineke, amata, amashaza, amapera cyangwa avoka, ibijumba. Ibyo byose bifasha umuntu kuruhuka neza, ndetse n'umuceri, amatunda, umuceri w'umweru cyangwa w'umuhondo. Ibyo byose bifasha umuntu kuruhuka neza akaba yasinzira neza. Hano turasanga n'ibiribwa bituma umuntu adasinzira neza kandi tugomba kwirinda mbere yo kuryama. Hari ibiribwa cyangwa ibinyobwa bikubuza gusinzira neza, twavuga nk'ikawa cyangwa kofi, ituma umutima wawe ukora cyane nyine ntubashe kuruhuka neza. Ibinini cyangwa ibinyobwa byongera imbaraga bituma umubiri udatuza. Hano turasanga ibiryo byafashwe kare, nk'ibiryo nyine byatetswe kare, bituma umubiri udatekereza neza cyangwa udatuza. Ibiryo bifite amavuta menshi bituma igogora nyine ridakora neza nijoro. Mu gihe uryamye, ibyo kurya byinshi nijoro bituma ubyimba inda, ukabura ibitotsi. Ibyo byose rero tugomba kubyirinda kugira ngo tubashe kuruhuka neza. Hano turasanga izindi nama zifasha kugira ibitotsi byiza: kugira gahunda yo kuryama. Nk'urugero, niba uryama saa 3 ukabishyiraho nka gahunda yawe, jya uryama igihe kimwe buri joro. Kwizirika ku rutonde rw'ibiribwa byiza, rya indyo yuzuye kugira ngo ubashe kuruhuka neza. Guhagarika ibikoresho by'ikoranabuhanga mbere yo kuryama nka telefone, televiziyo ndetse n'ibindi, ukabireba amasaha menshi mbere yo kuryama, ibyo nabyo bituma utaruhuka neza. Kumenyera gukora imyitozo ngororamubiri bituma umubiri wawe utekana, ukaruhuka neza. Kwirinda kuryamira umutwe wuzuyemo ibitekerezo byinshi, ibyo bituma utaruhuka neza. Tekereza ku byiza, usenge cyangwa wite ku bihumuriza cyangwa biruhura umutima. Ibyo bizagufasha kuruhuka neza. Kugira icyumba kimeze neza, cyuzuyemo umwuka mwiza, nta rusaku n'urumuri rwinshi. Ugomba kugira icyumba gituje, kitarimo urusaku kandi kirimo urumuri ruke kugira ngo ubashe kuruhuka neza. Umutima ni ibitotsi. Hari igihe umuntu abura ibitotsi atari uko arwaye mu mubiri, ahubwo ari kubera umutima utamerewe neza, urimo ibibazo, agahinda, ubwoba cyangwa amakenga. Ibitotsi byiza biva mu mutima utuje, utekanye mu Mana. Iyo usinziriye ufite umutima utekanye, umubiri wawe nawe uruhuka neza. Dusoza rero, inshuti zacu, ibyo kurya bifite uruhare rukomeye mu buzima bwacu. Iyo turya ibiryo byiza kandi byubaka umubiri, tubona ibitotsi byiza. Ibitotsi si ibintu byoroheje, ahubwo ni igice cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu. Buri joro fata umwanya wo kuryama neza, wirinde ibintu bituma umutima utera cyane cyangwa uhungabana, kandi ugire indyo zuzuye
zifasha umubiri wawe kuruhuka neza. Ibiribwa byongera ibitotsi si imiti ahubwo ni impano z'Imana Imana yaduhaye zidufasha kugira ubuzima buzira umuze. Twibuke kuryama neza ari kimwe cyerekana ko twubaka umubiri wacu kandi tuwubaha twahawe n'Imana. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyacu Intsinzi mu buzima. Twizere ko tubonye amakuru akwiriye gufasha gusinzira neza kandi ukagira ubuzima buzira umuze, buzira umunaniro kandi bwiza. Mwakoze kubana natwe, mugire umunsi mwiza.